Hari ikiganiro duheruka gukorana mu biganiro byo kugabanya ibiro, tuvuga ku biryo, tuvuga kuri siporo, tuvuga ku myitwarire, amasaha yo kurya n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So just wanted to share with you ka extract gatoya ka siporo. So izi nazo ni siporo, you see, you just uratembera ushyiramo utujezi twawe aho ngaho, and then ugatangira ugatera intambwe imwe, ebyiri, eshatu, zagera ijana, gutyo igihumbi, ibihumbi icumi. Kugenda nabyo ni siporo yagufasha mu kugabanya ibiro no kumva umerewe neza mu mutwe, kuko iyo uri gutembera nk'uku nguku, iyo ugenda uhura n'abantu, ugenda ureba imisozi n'amazu y'abakire utamenyereye, and then hanyuma nawe ugatera intambwe nyine, ukagenda wumva uwo mwuka wundi uhumeka wo hanze, ukava mu nzu, muri geto, muri shato yawe, muri etaje yawe utuyemo kabisa, ugatera intambwe, cyane cyane nimba ufite ibiro bigera mu 90, 100 kuzamura, ufite body mass index itari proportional nk'uko twagiye tubiganira, urabizi. So kugenda gutya ni ibintu byagufasha cyane, biragufasha kugabanya ibyo biro, of course, ukamakinga sure yuko udatembereye ngo numara gutembera gutya cyangwa gutera intambwe nk'izi ngizi, nugera mu rugo utangire urekipere ibirenze ibyo watakaje. I mean, utangire urye umureti w'amagi 200. Hari abantu duheruka kujyana guhayikinga muri Musanze. Muri Musanze haba ibintu byitwa ibireti. Buri gitangaje ngo nuko babikoramo imiti nimba ariyo bashyira mu myaka, nimba ibintu nk'ibyo ngibyo ntago nabajije cyane, ariko ninsubiraho nzabaza kuko ndi hafi kongera gusubirayo. So ibireti twatereraga sitori, turavuga ngo ibireti urabona tuba ari uturabyo ukuntu, ati ibireti rero ibi ngibi babikoramo nyine imireti minini cyane, ubwo niyo mpamvu babyise ibireti. So rero wowe ukava muri siporo, ukava gutembera, ukava gutera intambwe ku macinga nk'uku nguku, wagera iwawe ukicara, aho kurekipera kareti ukarekipera ikireti. So urumva biba bipfuye byose. Hari noneho na worst case scenario, nk'ubu harimo za expo n'ibiki. Expo irimo byeri nyinshi cyane, irimo brochette n'ibirayi byinshi cyane ku bakunda izo swing, birimo ari byinshi. So ugasanga rero wowe wigiriye mu kanya gato rwose, usoje ako gasiporo kawe gake, kangana n'imbaraga zawe, kubera ko iyo ugitangira nyine urumva ibiro byawe, uburebure bwawe, fitness yawe nyine bituma bigena imbaraga uza gukoresha uko zingana. So ugasanga rero bya biro byawe, twa tubaraga twawe wakoresheje dukeya, ikigoroba ugiye muri expo urekipeye amabyeri uri kunywera donc mu ntuze, mu ndobo, nta nubwo uri no kunywera mu icupa. My friend, ubwo ngubwo uba winjije ibyo, donc ibirenze ibyo watakaje, sibyo? So bavuga ko ngo siporo ziragora rwose, kuko byonyine no gufata icyemezo biragorana. Hari utuvidiyo tw'abantu bo hanze umuntu ajya areba, ugasanga umuntu harimo aravuga ngo amaze hafi imyaka 2 ari kureba video online z'uburyo bagabanya ibiro, akavuga ati ngewe ndabyuka mu gitondo nkareba video, nkavuga ati ni gute nagabanya ibiro, nkareba izo video, namara kuzireba nkahita mbyuka nkoga nkajya ku kazi.
ese none ubu ngubu ngeze aho ndeba video mwandika muri YouTube nkabaza ngo ni gute natakaza ibiro ntakoze siporo cyangwa ngo ni gute nakora siporo urumva ntazikoze donc ntagiye kwirukana. In fact nyine icyo bita bikubwira icyemezo cyo gutangira gukora siporo ni icyemezo kigorana, kiravuna, hanyuma icyemezo cyo guhozaho nacyo kikavuna. Ariko iyo ufashe akanya nk'aka, sibyo, ugafata akanya nk'aka ngaka ugatembera, ukareba ibyiza by'ahandi, ukareba amazu abakurusha amafaranga bubatse, ukareba amasambu ari available, wibuka ko wenda za miliyoni 5, za miliyoni 10, za miliyoni 20 aho kuzijyana kubyina Dubai na hehe, ukabona ko ushobora kugura ikibanza ahantu, urumva, ukabona ko ushobora kugura ikibanza ahantu, ukabagira gutyo ukubaka akazu. Ndabizi ufite menshi meza ahantu henshi, ariko ntabwo umutungo upfa ubusa. Wagaha umwana, wagaha imfubyi, and ubaye uri na Solomon wagashakira umuti mugore. Okay. So ukamenya nyine agaciro k'amafaranga, uko abantu babayeho. Ubwo icyo gihe uba ufashe ibuye rimwe ukaritera mu ishyamba nk'uku nguku, ugahita uhamya inyoni ebyiri icyarimwe. Uba ukoze siporo, unamenya agaciro k'ibintu, unabonye aho ushobora kuzakora investment y'amafaranga yawe. Ubwo nyine waba uri umukene ukishakisha, my friend, iby'ubukene tubyihorere, waba ukishakisha, kuko igihe cyose uri muzima, igihe cyose uriho, igihe cyose uri gushakashaka, buriya ntuziyite umukene, kuko byose ni igihe. Amafaranga uyaha igihe amafaranga akaza. Icyo gihe rero ugenda ugira agashyari keza, agashyari keza, ukabona agaciro k'ubutaka nk'uku nguku. Ahangaha turi buriya nkubwiye ko ari muri Kigali, ushobora kutabyemera, ariko ntunze kamera yanjye hakurya iyi, nabwo nkakubwira ko ari muri Kigali. Sinzi ko wabyemera dushyizeho ama etaje nk'uku nguku, yego. Ariko nanone urebeye hafi hano hafi gato, hirya hano gutya, ushobora kumbwira ngo ntabwo ari muri Kigali, ariko ni muri Kigali, my friend. Kigali ituwemo n'abifite benshi, gaturwamo n'abashakisha benshi. So nawe icyiciro icyo ari cyo cyose urimo, welcome muri Kigali, sibyo? So ibi byose rero ntabwo ushobora kubibona no kubimenya utafashe umwanya ngo utembere. So rero wafata umwanya nk'uwo nguwo ugatembera, my friend, ukora umubiri, ukagira ubuzima bwiza, and then ukabona n'agaciro k'amafaranga. So urabizi hari video nyinshi hano tujya dukora ku nkuru z'ibihe, twicaye muri studio, some other time tukazikora tutaboneka mu buryo bw'amadocumentaire. So n'izi nazo ni ubwoko bw'amavideo twajya dukorana, kuko sometimes umuntu ashobora kukubwira ngo ukora siporo, ngo gira gute, wowe ukicara aho ngaho ukavuga ngo it's just another YouTuber, n'undi muntu uri inyuma ya mikoro, n'undi muntu nyine uri kumbwira ngo ibya siporo n'ibiki byose atabikora. So ni ubuzima, siporo ni ubuzima, ni ubuzima tubamo. So ibyo byose by'amafaranga tugenda tuganira, dore ngaya amafaranga, ubona inyuma yanjye, ibi byose ubona inyuma yanjye, ibi ni amafaranga. Amafaranga ntabwo ari biriya bintu biri kuri konti yawe, iriya ni imibare. Anytime ni imibare nyine banki nawe muhuriraho kubw'icyizere, reka kwandikira imibare, ariko hari igihe ushobora no kujya kuyaka bakakubwira ngo uyu munsi transaction system zapfuye, ntiziri gukunda. And aya ni amafaranga, ni ubutunzi bw'abantu. Hakurya iyo ni mu butunzi, mu butunzi rwose. Aho hakurya sinzi nimba
ubasha kuhabona. Ariko ndumva nanyura ahangaha kugira ngo mbikwereke neza. Yego, hakurya rwose ni mu butunzi kandi bwinshi. Urebe nk'iya etaje iri hariya. So ngayo nguko rero, nimba wowe waracitse intege zo gukora siporo, nimba bijya bikugora cyane, byuka nicyo cyemezo cya mbere uzifasha. Byuka utangire utere intambwe, sinzakunyureho nirukanka ngo wumve ko ushaka kwirukanka ukashyikira. Njyewe maze igihe. Ntuzajye muri jimu mubona umuntu arimo araterura ibiro magana angahe, ntabwo muri ku kigero kimwe. Banza utangire utere intambwe. Umubiri wacu Imana yaduhaye ni imashini ikomeye cyane, ariko ni imashini itozwa gahoro. Ntabwo watangira uterura ibiro senkani utarabanza guterura 1, 5, 10, 25, 50 ni etape par etape. So na siporo rero zo kugenda nk'uku, tangira ugende muri quartier, ugende ureba n'ibintu, wishyira mu mutwe wawe ngo ndi muri siporo, ngo ibintu byabaye birebire. No, tembera urebe amazu ari aho ngaho, urebe abaturanyi baguze amamodoka mashyashya cyangwa amagare mashyashya, urebe uko abana bazinduka bakina muri quartier. Nimba ari sande, urebe abatamu aho ngaho hafi bari kwifatira akabyeri. Enjoy the view unagenda. So ejo wicalenjinga uvuge ngiye gukora ibi birometero gutyo, bizagenda bigufasha. Umubiri wawe uzajya ku murongo. Hari uturwara twinshi cyane tuzagabanuka, cyangwa se uzaba wirinda impyiko, ama blood pressure, ama stress, ama depression. Urumva ibyo byose iyo ukora siporo, niyo bije, kuko turi abantu, niyo bije. Impamvu mbitinzeho cyane uko ushobora kwibwira kuri gukora siporo ngo bizarangira ubaye nk'irobo, ntubabara, oya, urababara, ariko iyo bije urabimanaginga, urabijera, ukemera ko iyo depression ibaho, izo stress ziriho. Ariko uturwara nka imivuduko, amastroke, ibintu nk'ibyo byose akenshi uba uri kujya muri risike nkeya cyane zo kubirwara, kubera ko uba ukoresha neza umubiri wawe. So iby'inkuru z'ibihe rero, naho ubutaha. Bye. Nukunda ikiganiro nk'iki, ugende rwose aho ngaho muri comment, ubitwandikire, hanyuma unasige na like kugira ngo video nk'igi igera mu bantu benshi cyane. Ubwo rero ibindi, naho ubutaha. Twagarutse muri studio, turi kumwe. Naho ubutaha.